Reka nongere mbisuhurize mbahe ikaze kuri channel yanyu Kigali Buy and Sell. Ndi Moses. Nimba witegereza ku maso yawe urabona ko isukubitana n'inzu nziza cyane irimo kwaka iryoshye. Umenyereye ko tugurisha amazu kenshi rimwe na rimwe kuba tuzi nko kuri za Instagram na Facebook na TikTok, murabizi ko tugenda tubavangiramo n'izikodeshwa. Ubu no kuri YouTube channel nabazaniye apartment ikodeshwa. Uti se iyo apartment iri hehe ko twamaze kubona ko ari nziza? Yego ntabwo yibeshye, ni nziza cyane kuko ukuyibona inyuma n'imbere niko uri buze gusanga iryoshye cyane. Iherereye hano neza kuri MTN. Uba bazi kuri MTN ni Nyarutarama. Nyarutarama ku bantu bazi ibintu by'izina cyangwa brand n'ahantu bivugira ubwaho kugira ngo uzahature. Mu by'ukuri hatura umugabo agasiba undi, ariko nakuzaniye apartment nziza cyane iryoshye ariko igiremo ibice bibiri. Iyo apartment yacu uri kubona rero ifite igice kimwe kiriho kigizwe n'ibyumba bibiri, dushe na toilette mu nzu nazo ebyiri, ikagira salon na salle à manger n'igikoni. Ibikoresho byose biba birimo, wowe nukuza uzanye imyenda gusa tukagutuza, yaba igihe cy'ukwezi kumwe cyangwa se long term. Ubwo ni unit nyinshi zirimo zo kuri ibyo mbabwiye. Twajya kuri unit y'icyumba kimwe kirimo ni icyumba kimwe na salon na salle à manger n'igikoni nacyo, ariko gifite ibikoresho byiza cyane. Ubwo urumva ko washaka icyumba kimwe, washaka ibyumba bibiri, apartment yacu uratwibonamo. Mbere yuko dukomezanya banza kandi subscribe mu by'ukuri kugira ngo ugomeze wubake umuryango mukuru wa Kigali Buy and Sell kugira ngo tujye tubana neza cyane. Aha rero Nyarutarama, reka duhere inzu yacu inyuma n'ubundi twitotora neza. Urabona ko ari apartment nziza cyane, nini, ihagije, yubatse neza ku buryo buri moderne, igiye ifite imbaraza nziza cyane kuko buri apartment yose cyangwa se buri unit ifite urubaraza rwiza cyane kugira ngo tukiri hanze urimo urabibona. Reka twa gutinda hanze twinjirane tugere muri compound. Compound yayo twasanga parikingi y'imodoka nyinshi zihagije. Mu by'ukuri izi ni za apartment udashobora guhura n'ikibazo ngo parikingi ngicyoya. Aha ngaha waparika imodoka zishoboka izo arizo zose kuko iyi apartment yagenewe kwakirwa imiryango myinshi itandukanye. So urabona ko tunahagaze muri parikingi nibwo nubwo umeze kubona bwa bwiza bwa apartment yacu. Utera ijisho hasi no hejuru ubona ko ibintu biri kugenda neza cyane. Ndagira ngo ngusobanurire, ufate umwanya wawe untege amatwi unyumve. Dore sama yageze, abantu bagiye gutangira gukora booking. Nyamuneka tujye duhura n'ibibazo ku macano yacu cyangwa se mu kazi gukora, ugasanga umuntu araje aturutse hanze, aje muri vakansi, aje gushaka inzu ariko akayibura, cyangwa se akaba yafata n'inzu itari nziza, cyangwa se akaba yanafata n'inzu imuhenze. Oya, ibyo nibyo ntashaka. Agenda ashaka ngo muze mubanze mukore booking, mwiturire neza cyane mubifashijwemo na Kigali Buy and Sell. Reka tuninjirane noneho duhere mu nzu, ariko tukigera mu nzu reka njye mpere kuri kote y'igikoni. Njye nagikunze ku buryo nashatse no kugira ngo nihereho ubwonko kuri ba bantu bakunda guteka nk'umureti, utuntu twiza cyane. Urabona ko bafitiye igikoni cyiza, kirimo gazi kuka, kirimo mikorowonde, kirimo firigo nziza cyane, ariko n'ububati burimo ni bwiza cyane. So ubwo reka nkwereke rero, reba salle à manger. Urabona ko ari salle à manger nziza cyane, iriho ikirahure, ni za meza ziba ziriho ibirahure. Ifite imyanya igeze muri 4 imeze neza cyane, ni ibintu by'umweru, ifite isuku. Nyamuneka ku ijambo rimwe nakubwira, utazaza uri umuntu ugira umwanda. Mu by'ukuri ibi bikoresho ni byiza cyane, ni umweru, yaba intebe yaba n'ibitanda. Nitugera mu cyumba murabibona. Reka duhere kuri salo yacu nziza cyane, nayo ubona ko irimo imyanya ihagije, kandi izi ni za apartment icyo nazikundiye, zifite imyanya minini isanzuye, yaba salo yaba salle à manger n'igikoni. Ni ibintu ko biri open byiza cyane. Kandi ku badukurikirana turababwira ko iyi apartment itandukanye n'izindi uburyo igiye ikase. Ni ukuvuga ko ntabwo ari kwa kundi imiryango ibibangikiranye, ni self yawe nyine buri wawe. Ni ukuvuga ngo wakinga urugi winjiye, wakinga urugi usohotse, nta wundi muntu uhita mukura, uhita wikomereza amasikariye ugenda. Ifite floor nyinshi, ifite n'igice cyagenewe nk'ahakorerwa akabari cyangwa se restaurant. Ubwo ni kuri rooftop. Urumva ko ufashe iyi apartment ukajya ushoma, wageza ukajya hejuru ukajya gufata umuyaga
w'aha ngaha Nyarutarama. So inzu yacu rero amadolari 1,500 wabasha kuyakodesha ibyumba 2. Hanyuma icyumba kimwe ukaba wagikodesha amadolari 1,000. Ubu niyo mvuze icyumba kimwe nyine urumva harimo salo na saramanje n'igikoni byose. Reka no gutinda twinjane mu byumba urebe tukinjira bihita duhura n'icyumba cyiza cyane gishashe kirimo igitanda cyiza cyane. Ni the same, nahisemo kubereka inzu 2 gusa. Ubwo ni icyumba kimwe n'iy'ibyumba 2 imwe, ariko zose uko zihari kuri iyi nzu yose ni kimwe. Ibikoresho ni bimwe, ni byiza cyane. Urabona ko igitanda cyacu kirimo garderobe nziza cyane, amakuvureri, yewe twanahava ndetse tukinjirana muri dushe. Ndebera dushe nziza ushobora koga ukaba wamaramo umwanya mu by'ukuri bitewe n'ukuntu wayikunze. Iyi nzu ni nziza, yewe ndi nk'umuntu nanjye ukeneye aparitema mu by'ukuri ntabwo nazuyaza. Ahangaha wabyiboneye, waba wadukurikiranye ukabona inyuma ukabona imbere. Mu by'ukuri hano Nyarutarama ni imari igucike. Icyo nkusobanurira rero, tebuka umvugishe kuri iyo nimero 82346422 uze kutuze neza. Waba ushaka igihe kirekire, waba ushaka igihe gito, ndabigufashamo. kandi nimba ugeze kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo ukomeze uzamure umuryango mugari. Nkwibutsa ko ariko iyi paritema y'ibyumba 2 ari amadolari 1,500 ndetse icyumba kimwe n'amadolari 1,000. Tebuka rero uze wibukingire batarayigutwara. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.